Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV yanyu rukumbi bagezaho amakuru ya mining zitandukanye na application zitandukanye ushobora gukoreramo amafaranga ubihuje n'akandi kazi kawe ukora, cyangwa waba uri umushomeri ariko ubasha kubona internet ikaba yakugirira akamaro ukinjiza amafaranga online. Kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane, kandi uyu munsi biranga ejo bigakunda, ntukihebe ukiriho muntu wanjye. So guys, nkuko mubimenyereye mbazanira mining zitandukanye. Hari izo nagiye mbazabahaye amafaranga benshi, hari iyo twavuzemo ya Pi Network nayo yatanze amafaranga. Hari mining nyinshi nagiye mbaha kuri iyi YouTube channel yanyu. Uyu munsi nje kubabwira kuri mining yitwa Ruby. Iyi ni mining imaze igihe kitari gito ikorwa, ariko ntirajya ku isoko. Nubu ukibibashije arinjira akayikora, kuko nibaratangaza igihe nyacyo izaba listed. Byumvikane ko iyi mining igikorwa. So guys, nuracikanwa mukanya ndakubwira uko ikora, nkubwire n'uburyo wa joining uyinjiremo. Kandi iyi ngiyi ni muri bwa bwoko bwa mining ushobora gukora ariko ukaba utagira inzara uyifite, kuko ubu ngubu itarajya ku isoko. Ruby coin imwe ihagaze agaciro k'ibiceri 70 by'amanyarwanda. So guys, nimuyikerense katwinjiremo turebe Ruby ngo ikora gute. Ukimara kuyinjiramo ugashyiramo imyirondoro yawe n'ibiki byose ukabyuzuza, ugakora sign up, uhita winjiramo ikakuzana ahantu hameze harya. Guys, murabibona ko Ruby twayinjiyemo. Uko mubibona iyo bimeze gutya, Ruby iba yahagaze. Ubwo igihe cya mining amasaha 28 abashize, biba bisaba ngo wongere ukande kuri aka kantu k'umweru, mining yongere itangire bundi bushyashya. So reka nkakoreho. Hano bagwa choice nyinshi uhitamo za mining ushaka gukora. Hari iyo bita Fire Global, hari iyo Rwanda, hari Metal Global, hari Water Global, Wood Global na Earth Global. Izi available ni izi ebyiri, hari Fire Global na Earth Global. Ukinjiriza zose zizaba zifunguwe. So reka uyu munsi nikorere Fire Global. Zose urazikora birakunda, n'ubundi ni mining imwe. Barambwiye ngo connection problem, ariko reka negereze. Murabibona tayari ko mining iri kugenda. Ngiye majije kugira amaruby 219. Bitewe n'agaciro basupozinga ko izaziriho, reba amadolari majije kugira hasi. Amadolari 1213. So guys, iyi mining ya Ruby ni gucika. Tayari ubu yirimo ku mining ni kuri yankweretse. So guys, kindi nkwereka iyi ni mining ikoranywe na wallet yayo, nkuko nabibabwiye hariya hirya kuri ya Pi twa mininze. Na ya Pi yari ifite wallet yayo, murabyibuka. So iva hano kuri nuza tuyiminingiraho, ukazohereza hano kuri wallet yayo. Ngizi zo majije koherezaho, hariya mubonye ko nari mfiteho 219, ariko izimajije kuba migrated ni 172. Izi rero nizo ushobora kugira ute kugurisha, imwe iri kugura 70. So urumva ni mining utakwicwana n'inzara. Ahangaha uraza ugashyiramo my information. So nushaka kwinjiramo, link urayisanga hasi muri video description nayisizemo.
urahita uyikoraho, irahita ikujyana kuri Play Store, urahita downloadinga iyi application bita Ruby. Numara kuyidownloadinga uyinjiremo, numara kuyinjiramo urahita ukora icyo bita sign up cyangwa registration, wuzuzemo imyirondoro yawe yose kandi ya nyayo ihuye n'iri kwiranga muntu yawe. Nubisoza barakwaka invitation code, uyishyiremo nayo ndaba nayiguhaye hasi muri video description, winjiremo. Numara kwinjiramo uraza hano nakanze, urahita uza hano aha ku ruhande, uza hano kuri my information, wuzuzemo information zawe zihuye n'iziri kwiranga muntu. Nubirangiza ibi bizagufasha iki? Ibi bizagufasha ko nibatanga KYC ukabona KYC izaze vuba cyane. So guys, uko ukora KYC uza hano kuri user verification, bakwereka ibisabwa ukabyuzuza. Iyo birangiye urategereza bakakubwira ko wabaye verified. Iyo wabaye verified nibwo uba wemerewe kohereza umuntu mugenzi wawe Ruby zawe bigakunda. Nayo iyo utaraba verified ntiwazohereza cyangwa ngo uzigurishe bikunde. Wowe nibigera icyo gihe cyo gukora KYC, muri video description ndasiga nimero zanjye nkoresha kuri WhatsApp, uzanyandikire umbwire ngufashe uko bakora KYC ya Ruby. Kwinjira muri iyi Ruby ntago bikomeye, urajya hasi muri video description nasize link, urayikoraho ugende udownloadinge iyi Ruby. Numara kuyidownloadinga winjiremo ukore sign up cyangwa registration. Nurangiza kubikora wabisoje barakwaka ahari invitation code, iri muri video description ndayisigayo upestingemo, kuko iyo ukoresheje invitation code ikintu igusaba ko baguha uburyo baguhamo Ruby bwirukanka cyane. Niba winjiyemo bisanzwe ugasanga bari kuguha 0.1 cya Ruby ku isaha, ahandi iyo winjire kuri invitation code baba baguha Ruby 1 ku isaha iyo ugitangira. Urumva rero ikinyuranyo kirimo. Rero ugomba gukoresha invitation kugira ngo ubone Ruby nyinshi. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Iyi yari ya YouTube channel yanyu How to Rwanda. Nugende udakoze subscribe, nugende udakoze like. Niba iyi video yakuryoheye ubona hari icyo yakungura abandi, uyisangije inshuti zawe. So guys, mwakoze cyane. Ciao, hasta la vista.